Mumeze mute bataramyi banjye, nizere ko mumeze neza n'abatameze neza kandi mwihangane. Ibintu hari igihe biba bitameze neza, ariko ikintu gikomeye cyane ni ukuba umuntu akibasha guhumeka umwuka w'abazima. So umuntu iyo akibasha guhumeka rero umwuka w'abazima, nta kintu atageraho. Ibintu byose iyo uhumeka ushobora kuba wagira gute wabigeraho. So ni wa mutaramyi rero wanyu n'ubundi, mu ruganiriro rwanjye kandi ari rwo rwanyu. Nari ngarutse ngo nanone tuganire n'ubundi bya biganiro byacu nk'ibisanzwe biba bifite icyo bidufasha mu buryo butandukanye, umwe cyangwa se ubundi. Hari umuvandimwe rero wanyandikiye muri iyi minsi, arambaza ati ese nibyo koko twakoze ama application ya green card, ndetse vuba aha ngaha resulta zirasohoka bavuga babaye selected. Ariko se nk'uko twagiye tubyumva mu biganiro byinshi wagiye udukorera, wagiye utubwira yuko hari ibyo umuntu asabwa nyine iyo yatsinze green card. Of course asabwa itike y'indege niwe uyishakira, gutangira ubuzima muri Amerika niwe ubyimenyera. Ati ntago watugira inama like y'ahantu umuntu ashobora kuba yatura mu by'ukuri hari ubuzima busa naho bwakorohera umuntu mu buryo bw'intangiriro. So ndavuga nti rero ahangaha ndavuga ati reka mbikoreho ikiganiro, mu by'ukuri mbabwire ahantu umuntu ashobora kuba yaza gutura bari mushyashya, kandi mu by'ukuri akabasha kuhakorera kuhakorera ubuzima kandi bigakunda, kuko birashoboka cyane. United States of America ni nini cyane, amastate agiye atandukanye. So bivuze yuko rero hari ahantu ushobora gusanga affordability yaho yoroshye ku muntu w'umutangizi. Ahangaha byumvikane neza, ntago mvuze ko hari ahantu ushobora kuba waba ngo bikunanire. Oya, ahantu hose ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri state iyo ari yo yose ushobora kuba wabamo wayibamo kandi ukabaho bigashoboka. Ariko nanone iyo uri umuntu ukiri mushyashya, of course uba ugomba kureba ahantu uzagira, ahantu nyine uzabasha kuba nyine nk'umuntu mushyashya ukabasha nyine kubaho mu buzima nyine busanzwe bw'umuntu mushyashya. Of course hari affordable. Ubwo nimvuga ikintu cya affordability cyangwa se ubuzima busa naho bushoboka ku muntu w'umutangizi, mwumve ku bijyanye nyine n'uburyo buri financial, mu buryo bw'amafaranga. Hari ahantu ushobora kuba mu by'ukuri ariko ugasanga ahantu ho gutura, urugero nimba ari ugukodesha apartment, ugasanga irahenze cyane ku buryo uri umuntu w'umutangizi ayo mafaranga utahita uyabona, sibyo? Hari n'ahantu ushobora kuba wajya kuba ugasanga mu by'ukuri kurentinga apartment iri affordable, ntago bizakugora mu gihe runaka. Ushobora kuba iyo apartment wagira gute wayafodinga, ubuzima bwawe bukagenda neza. Ushobora nanone ku bijyanye n'imirire, tuvuge ibiryo
guhaha, amashuri y'abana ho ahenshi aha ngaha muri Amerika amashuri y'abana y'ibanze abana bose baba bayigira ubuntu, batangira kwishyura bageze mu ma universities ndetse hari n'ababona ama scholarships. Ariko nagira ngo mbabwire yuko hari ama state rwose cost of living iba isa naho yoroshye ugereranyije, sibyo? Ugereranyije. So umuvandimwe rero nagira ngo mumare impungenge mubwire yuko hari ama state rwose biba bishoboka ko umuntu yayazamo kandi akabaho mu buzima bwiza. Urugero natanga ni nk'amastate ari muri Midwest. Amastate ari located muri Midwest ya United States of America. Aya mastate mu by'ukuri aba ari affordable cyane ugereranyije n'andi mastate wenda yo mu majyepfo cyangwa se n'andi mastate. Ahangaha muri Midwest haba amastate nababwira like haba Illinois rwose ni state ushobora guturamo uri mushyashya ugasanga cost of living yaho ntago igoye cyane. So ahandi nakubwira ni muri Indiana nayo ni state mu by'ukuri navuga yuko ushobora kuba wajya guturamo ugasanga cost of living yaho yaba ari ibijyanye no kurentinga ama apartment cyangwa n'amazu n'ibijyanye n'imibereho muri rusange ntago rwose bihenze cyane. Ahandi ni Iowa, aha naho ni sawa rwose cyane. Ahandi ni muri Kansas nayo rwose ku muntu w'umutangizi ni sawa cyane. Ahandi ni muri Michigan cyangwa se Michigan, hari abavuga Michigan hari abavuga Michigan, byaterwa nuko pronunciation yawe imeze. Izo state zose ndi kugenda mbabwira ni ziri muri Midwest ya Amerika, sibyo? Indi ni Minnesota cyangwa se Minnesota. Abenshi bavuga Minnesota ariko abanyamerika bavuga Minnesota. So muri Minnesota naho ni ahantu rwose ku muntu w'umutangizi hashoboka cyane rwose ushobora kuba wajya kandi ukabasha gutangira ubuzima. Ahandi ni muri Missouri rwose nayo ni state nziza ku bantu b'abatangizi, ushobora kujya kubona ubuzi biroroshye, ubuzi bwaho buhemba neza, cost of living nayo nta kintu twagereranyije. Ahandi ni muri Nebraska naho rwose wahaba kandi ukabasha kubaho neza nk'umuntu w'umutangizi. Ahandi ni muri North Dakota nayo rwose nakubwira yuko ku muntu w'umutangizi hano muri Amerika irashoboka. Ahandi ni muri Ohio rwose nayo ni sawa cyane ku muntu utangira ubuzima. Ahandi navuga ni muri narimvuze North Dakota ariko na South Dakota nayo ni sawa cyane rwose. Ahandi ni Wisconsin naho ni sawa. Hari n'izindi state wenda zitari muri Midwest like za Kentucky. Hano ndi nta hantu mu by'ukuri naho ku kintu kijyanye na cost of living na affordability ibijyanye n'ama apartments naho rwose navuga yuko ari ahantu ushobora kuba waza kandi uri umutangizi ukabasha kugira gute, ukabasha kubaho kandi ukabaho neza mu buzima butagize icyo butwaye. So mu by'ukuri rero
navuga yuko nk'amasiteti nababwira nayo ngayo naba ntekereza, gusa n'andi masiteti yose simbize yuko utayabamo, n'andi masiteti yose rwose wayabamo kandi ubuzima bugashoboka. Uri umutangizi nyine of course biterwa n'ahantu, biterwa nanone na family yawe, biterwa n'intego yawe. Abantu bagira intego zitandukanye, imiryango y'abantu nanone mu buryo buri financial ibigiye itandukanye. Ni ukuvuga ngo ubushobozi umuryango umwe uba ufite ntabwo ari bwo bushobozi undi muryango uba ufite guys. Niyo mpamvu aha ngaha njyewe amasiteti mbabwiye ngendeye ku masiteti muri rusange, mbona yuko ku muntu waba uje nyine of course na green card nibyo nahindi kuvuga, hari umuntu nyine wari usanzwe ubayeho imibereho isanzwe mu Rwanda, ahantu nyine ashobora kuza agatangirira ubuzima kandi bigashoboka. Ariko nanone bitavuze yuko na New York City utahaba, bitavuze ko Los Angeles utahaba, bivuze ko utahaba California, bivuze ko utaba na Texas. Na Texas nayo rwose iri mu masiteti navuga ko bishoboka ku muntu mushyashya, sibyo? N'ahandi ariko biterwa nanone of course n'umuntu uzaguhostinga. Igihe uzabona umuntu uguhostinga muri state ntavuze uzabyange ngo uvuge ngo ubwo Martin ngo hariya ngo atahavuze ngo ubwo ngo ni ahantu hahenze. Oya, njyewe mbibabwiye nyine bigendeye ku byo inzi ndetse nakozeho n'ubushakashatsi, nabajije n'abagenzi banjye bahatuye bahamaze igihe runaka. Nibyo nagendeyeho muri rusange. Ariko ahantu hose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora kuba wahatangirira ubuzima, ariko nanone bitewe n'intego yawe, bitewe na situation economique cyangwa se financier yawe, cyangwa se of course n'umuntu uzagira gute uzaguhostinga. Kuko umuntu uguhostinga aha ngaha akenshi hari ibintu byinshi agena kuri wowe, sibyo? Kuvuga ngo nimba aguhostinze muri kumwe, ubwo niho uzatangirira iki ubuzima. Ariko bitavuze yuko ubonye bitavamo ushaka kuhimuka ukajya n'ahandi guys. Iyo ufite green card aha ngaha uba wemerewe kujya ahantu hose ushaka muri United States of America, muri state iyo ariyo yose. Wazinduka rwose ugafata ibyawe ukigendera, sibyo? So nugera muri state rero runaka ukabona ntabwo biri kuvamo, ukabona hari ukuntu hari kukugoramo, hari state ushobora kugeramo wenda ugasanga irashyuha cyane bitewe n'ibihe waziyemo, ukumva ubwo bushyuhe ntabwo wabwihanganira. Icyo gihe nakubwira ngo ushaka kuba wagira gute wabihindura, sibyo? Ushaka kugera ahantu wenda ugasanga harakonja cyane kandi wenda ubuzima bwawe butajya bukorana n'ubukonje. Icyo gihe ushaka kuba wagira gute wahindura, ukaba wagira gute ukaba wajya kuba ahandi hantu ushaka bitewe n'ibyiyumviro byawe, bitewe n'ibyo ushaka kugeraho of course, sibyo? So rero nibyo ngibyo nagira ngo tuganire bataramyi banjye. Ndabakunda cyane, nizere ko ikiganiro cyagenze neza, kandi nk'uko mpora mbivuga, abantu mutarakora subscribe guys, mujye mujya aho hasi rwose mukore subscribe. Hari ukuntu nkora ibiganiro mukaza kumbaza ibibazo narabivuzeho bitewe n'uko mutakoze subscribe. Mukore subscribe, nta kintu bitwaye guys, nta kintu bitwaye rwose gukora subscribe. Ahangaha dore inkwavu ziba ziri kwitemberera mu ishyamba. Aha kirazira kuba wafata ikiremwa ngo ube warya urukwavu umuntu akubonye urufata. Biba ari ibintu bikomeye akureze guys. So ntakanyuzemo rero. So mukore subscribe rero. Ikindi, nimba hari ikintu wumva udasobanukiwe ushaka kujya muri comment ukanyandikira, nagusubiza. Ngira ngo umuryango maje kuba mugari,
ndabashimira cyane, ndabashimira ababanyi b'i Burundi, abantu b'i Burundi rwose ndamukanyo, mbahaye ndamukanyo, ndabakunda cyane, munyereka ko turi kumwe. Abantu bari i Bugande, abantu muri mu Rwanda, much respect, abantu bari Tanzania, abantu bari ahantu hose hatandukanye, munyereka ko muba muri kumwe nanjye, muri ab'agaciro, ndabakunda namwe nk'uko munkunda. So ibiganiro rero nakagaruka, ciao ciao.